YouTube ni Peter Brown 2050, naho kuri microphone ni Peter Brown, niwe mugiye kuba muri kumwe. Ikiganiro cyo ni cya kindi, ni iby'isi nisanzure, turacyakomeje. Dukeneye kumenya byinshi bitandukanye kuri iyi si dutuye ndetse nisanzure muri rusange. Uyu munsi rero ikiganiro cyacu kikaba kigiye kuba kigaruka ku bice bigize isi. Iyi si dutuye rwose. Ikintu wakwiye kumenya, burya isi igira ibice by'imbere ndetse n'ibice by'inyuma. Gusa uyu munsi ntabwo tugiye kuba tugaruka ku bice by'inyuma bigize isi, ahubwo ni ibice by'imbere, ibyo bita layers of the earth. Ibyo bice by'imbere nta bindi ni crust, ni mantle na core. Ngira ngo mwabyumvishe ko ari bitatu. Niyo mpamvu abahanga bavuga ko neza bino bice bimeze nk'ibice bya avoka. Buriya ufashe avoka ukayisatura wabonamo ibice bitatu. Igice cya mbere kaba ari agashishwa, igice cya kabiri akaba ari umuntu wapfa avoka cyangwa se avoka nyirizina, noneho igice cya gatatu cyaba ari cya kibuto. Isi nayo rero igira ibice bitatu. Crust twayigereranya nk'agashishwa, manto tukayigereranya nk'umuntu wapfa avoka, noneho core tukayigereranya nk'urubuto. Ibyo bice nibyo tugiye kuba tuganiraho uyu munsi. Iki kiganiro kiraza kurangira usobanukiwe byinshi bijyana na bino bice bitatu by'isi, aho bitandukanira, ubushyuhe, indeshyo ya buri kimwe n'ibindi byinshi. Tutabatinde reka dutangiye na kino gice kibanza. Nababwiye cyitwa crust, nicyo nababwiye dushobora kugereranya nk'agashishwa ka avoka, kubera yuko burya nako ni gato cyane. Ino crust ni ntoya cyane mu bijyanye n'uburebure ugereranyije na bino bice bindi nka manto na core. Ikintu cya mbere ugomba kumenya kuri iyi crust, birumvikana niyo dutuyeho, ifite ibice bibiri. Igice cya mbere cyitwa continental crust, naho igice cya kabiri kikitwa oceanic crust. Ino continental crust niyo dutuyeho. Oceanic crust niyo amazi y'inyanja atuyeho, cyangwa se niyo iriho amazi y'inyanja. Muraza kubisobanukirwa rwose. Muzi imisozi, muzi ibiyaga, muzi ibibaya, ibintu byose mubona biri ku isi, ukuyemo amazi y'inyanja, ukuyemo inyanja, ibyo byose biri ku cyo twita continental crust, cyangwa se ibyo byose ni continental crust. Noneho tukaza ku mazi y'inyanja. Burya ari amazi y'inyanja ari ku gice cyitwa oceanic crust. Kino gice wakibona neza uramutse ufashe amazi y'inyanja ukayakuraho, wahita ubona ikibaya kinini cyane kandi kirekire. Mu bujyakuzimu cyaba ari kirekire cyane. Icyo kibaya rero nicyo cyitwa ngo ni oceanic crust. Cyitwa oceanic crust, ubundi ocean ni inyanja, bivuze ko ni igisima kiriho amazi y'inyanja. Noneho hakaba n'ikindi gisima kiriho ubutaka, kiriho imigabane, birumvikana, akaba aricyo cyitwa continental crust. Bino bice rero biratandukanye nabyo. Se bitandukaniye hehe? Ikintu cya mbere ugomba kumenya, kino gice cyitwa continental crust, cyangwa se kino gice turiho, kino gice kiriho imisozi, ibibaya, ibiyaga, ibihugu. Kino gice ni kirekire cyane ugereranyije na kino gice cya oceanic crust, kubera ko gifite uburebure bungana, buri hagati ya kilometero 35 kugeza kuri kilometero 40 z'ubujyakuzimu. Naho kino gice cya oceanic crust gifite ubujyakuzimu buri hagati ya kilometero 6 ndetse na 7. Kubera iki? Impamvu kino gice cya oceanic crust ari kigufinya, nukubera yuko cyo kiri hasi cyane, gitangirira hasi cyane. Mu gihe kino gice cya continental crust
cyo gisa nkaho kiba hejuru cyane, niyo mpamvu kiba kirekire, noneho kino cya Oceanic Crust kikaba kigufi. Niryo tandukaniro rya mbere wamenya kuri ibi bice bibiri bigize crust. Ikindi kintu ugomba kumenya tutarava kuri crust, burya crust ifite temperature cyangwa se ubushyuhe buri hagati ya degree Celsius 100 kugeza kuri 600 rwose, wenda kugera kuri cya gice cya kabiri cyitwa mantle, aho ngaho haba ari temperature igera, ushobora guhura na temperature igera muri 600. Urumva ko harashyuha, ariko ubushyuhe ntibugutera ubwoba kubera yuko ni buto cyane ugereranyije no muri turaza kubona. Mbere yuko tuva kuri crust ngo tujye kuri mantle, crust na mantle bitandukanywa na area cyangwa se na region, ibyo bita discontinuity. Iyo region yitwa Mohorovic. Iyo region iyo wayigezeho bivuze ko ubugeze mu rugabaniro rwa crust ndetse na mantle. Ndakeka n'ibyo ngibyo twamenya kuri kino gice cya mbere cyitwa crust. Twihute tugere ku gice cya kabiri cyitwa mantle. Kino gice ni kirekire cyane rwose, kirekire kubera yuko gifite ibirometero by'ubujyakuzimu bingana n'ibihumbi 2900. Ibaze nawe ibirometero 2900. Ngira ngo mwibuke ko twabonye ko cya gice kibanza cyo gifite ibirometero bigera muri 40, mu gihe iki ngiki cyo gifite ibirometero bisaga gato hafi 3000. Urumva ko ni kinini cyane. Kino gice kikaba gifite ibice bibiri nacyo. Igice cya mbere cyitwa upper mantle, nicyo gice cyo hejuru, noneho igice cya kabiri kikaba cyitwa lower mantle, ni igice cyo hasi. Birakurikira. Ikintu ugomba kumenya mu itandukaniro hagati ya lower mantle na upper mantle, ino lower mantle irashyuha cyane, ikindi iraremereye cyane ugereranyije na kino gice cyo hejuru cyitwa upper mantle. Icyo kintu ugomba kumenya rwose. Ariko ikindi kintu ugomba kumenya, ngira ngo mujya mubona iruka ry'ibirunga, biriya bikoma bituruka mu nda y'isi, burya byiturukira muri iyi upper mantle, niho bituruka. Nabyo tuzagira umwanya tubiganireho, ibijyanye n'iruka ry'ibirunga, tuzabafasha kumenya byinshi bijyana n'isi dutuye ndetse n'isanzure muri rusange. Ikindi kintu ugomba kumenya ni uko muri iki gice cya kabiri cyitwa mantle hagira ubushyuhe buri hagati y'igihumbi kugeza ku 3700 degree Celsius. Urumva ko harashyuha cyane bitavugwa. Birumvikana degree Celsius 3700 biragoye kugira ngo habe hari ikinyabuzima cyaba gihari. Katwihute tugere ku gice cya nyuma. Ngira ngo nabibabwiye kino gice kigereranywa nk'urubuto rwa avoka. Kino gice cyitwa core, kiri mu nda y'isi. Kino gice nacyo kikaba gifite ibice bibiri. Ariko mbere yuko tugera kuri iki gice, hari indi area cyangwa se region itandukanya kino gice cya core ndetse na mantle. Iyo region cyangwa se discontinuity abahanga bayita Gutenberg. Yitwa Gutenberg. Iyo wageze muri Gutenberg bivuze ko uba wageze mu igabaniro rya mantle ndetse na core. Yitwa Gutenberg.
ikintu mugomba kumenya kuri iki gice cya nyuma cyitwa core nacyo gifite ibice bibiri. Hari icyo twita outer core ndetse n'icyo twita inner core. Ikintu ugomba kumenya kuri inner core na outer core, outer core ni cya gice cyo hejuru, bivuze ko ukiva kuri manto uhita ugera kuri ino yitwa outer core. Icyo nakubwira nuko ino outer core ni liquid, cyangwa se iri muri forme y'ibisukika, ariko ntabwo ari amazi, ahubwo ni amabuye yashonze aba atogoto. Ni amabuye yashonze, kigizwe n'amabuye yashonze, birumvikana nyine akaba amazi, birumvikana rero amabuye yashonze aba yashonze kubera temperature yo ku kigero cyo hejuru, harashyuha cyane ku buryo kino gice kigizwe n'ibiri liquid bihora bitogota. Kino gice rero ikindi gice kiri munsi yacyo naye babwiye cyitwa inner core. Kino cyo kiri solide. Kuba kiri solide ntago bivuze yuko ari uko gikonje. Impamvu kidashonga nuko kigizwe n'amabuye akomeye cyane adapfa gushonga, byagorana kugira ngo ashonge. Nicyo gice cya nyuma cyitwa inner core. Yego rwose nibyo. Ikindi kintu ugomba kumenya kuri kino gice cya core cyose muri rusange nuko temperature yaho ni nini cyane, ni ku kigero cyo hejuru ku buryo igera ku 6,000 degrees Celsius. Kubivuga byonyine biteye ubwoba ndetse no kubyumva, harashyuha cyane. Twavugaga manto tuvuga ko nta kiremwa, nta kinyabuzima cyahaba, ariko burya ahangaho ni ibindi bindi. Ni ibyo bice rero bigize isi uko ari bitatu, ndakeka mwabisobanukiwe. Ikindi kintu nababwira tutarahava nuko uramutse uri kuri ekwateri, cyangwa se reka dukoreshe rwa rugero rwa avoka, ufashe avoka ugafata umusumari wawe ugatobora avoka yawe, ariko ugatobora ku buryo umusumari urahinguranya ukagera epfo. Niko n'isi yacu tugiye kwimagina ko tugiye kuyitobora. Turamutse isi tuyitoboye ariko turi kuri ekwateri, tukamanuka tukagera hasi, birumvikana kubera ko isi ari umuzenguruko, twakongera tukagera hasi ku kindi gice cyo hasi cyo ku isi, twayinjiyemo tukayihinguranya. Byadusaba ibirometero, cyangwa se ibirometero birimo kugira ngo duhinguranye isi twaturutse hejuru kugira ngo twongere tugere hasi. Ni ibirometero 12,756. Ibirometero 12,756 nibyo birometero isi ifite mu bujyakuzimu. Aho ngaho rwose uramutse wabigiye, isi waba wayihinguranya. Bino birometero rero iyo bigabanyije kabiri bingana n'ibirometero 6,000, 6,000 bingana n'ibirometero 6,378. Bino birometero nibyo wowe usabwa nimba koko ushaka kujya mu nda y'isi, kugira ngo ube ugeze hagati muri centre y'isi. 6,378. Nibyo ngibyo nakubwira. Hari ikijyanye n'umuzenguruko w'isi, wenda ubushize twabivuzeho, ariko ufashe isi uri kuri ekwateri ugahitamo kuyizenguruka kugira ngo wongere ugaruke aho wari uri, byagusaba ibirometero
ibihumbi 40 n'ibirometero 75. aho ngaho rwose waba uyizengurutse. Reka dukore umwitozo wanyu kugira ngo turangize bino bice bigize isi ndetse n'isi muri rusange, ariko iyi si dutuyeho. Ese byagutwara igihe kingana iki kugira ngo ugere muri santere y'isi mu gihe uri kugenda ku muvuduko w'ibihumbi 60 ku isaha? Urimo uragenda umuvuduko w'ibirometero 60 ku isaha. Byagutwara igihe kingana iki kugira ngo ugere hagati mu nda y'isi? Bizagutwara amasaha 106 kugira ngo ube ugeze hagati mu nda y'isi. Aya masaha 106 niyo angana n'iminsi 4 irengaho amasaha. Rwose iyo minsi 4 uzaba wageze mu nda y'isi mu gihe uri kugenda ku muvuduko w'ibirometero 60 ku isaha. Undi mwitozo, ngira ngo nababwiye yuko umuzenguruko w'isi, uhisemo kuzenguruka isi, byagutwara cyangwa se bifata ibirometero 40 n'ibirometero 75. Tukongera tukibaza ngo uri kugenda ku muvuduko w'ibirometero 60 ku isaha, byagutwara igihe kingana iki kugira ngo ube umaje kuzenguruka isi wongeye wagarutse aho watangiriye? Byagutwara amasaha 667. Ayo masaha arimo iminsi 27. Yego rwose, iminsi 27 waba wongeye wagarutse aho watangiriye. Niba hari umuntu ushaka kuzazenguruka isi agendera ku muvuduko w'ibirometero 60 ku isaha, rwose amenye ko bizamutwara iminsi 27. Gusa mu gihe atigeze ahagarara, bivuze ko ntabwo uzakenera kujya gufata ko kurya cyangwa se ko kunywa. Mu gihe wagiye udahagaze, byagutwara iminsi 27 gusa ukaba wongeye wagarutse aho watangiriye. Murakoze cyane. Ikiganiro cyacu nakagaruka, turacyabafitiye byinshi cyane byo kubaganirizaho ku bijyanye n'isi n'isanzure. Ikiganiro nakagaruka, kuri microphone ni yari Peter Brown, YouTube yo ni Peter Brown 2050. Nimba wakunze ikiganiro cyacu, rwose ntugende udakoze subscribe, kandi na comment irakenewe. Asigaye tuzasubire mu kiganiro cy'ubutaha. Murakoze cyane.